reka dufate umukobwa tureke no kubanza kubigira akazi cyane tureke gushyira akazi imbere dufate umukobwa ari muri bwa buzima hano ashobora no kujya mu mihango ntabone isutiya akaba yakibindisha nk'urubindo cyangwa se wenda n'urugero agashanyira umupira we akaba ari wafura akawibindisha abo bariho mu cyaro barahari hari utazi ibintu bya kotegisi ugenda agashanyira umupira ushaje akaba ari ushaje kuko mwiza ushanyira atabona undi akaba we yibindisha cyangwa se agashaka urubindo rusanga igitenge cya nyina gishaje cyangwa se igitenge cye cyangwa se ikote rya si yashaje akaryo wibindisha umukobwa nibwo buzima arimo turikumvikana noneho dufate no abakobwa wenda batubageze babiri umukobwa umwe abonye opportunity yo kuba bamubwira ati ambara suve wambare wenda niyo sutiya uze tugushyira mu ndirimbo tuguhereza 300 mu byukuri uwo mukobwa ntabwo ari buze kuva mu ndirimbo bamusambanyije kuko nta hantu bihuriye kuba yakoze akazi akaba yagiye mu ndirimbo yambaye iyo sutiya yambaye iyo kariso nta hantu bire no kuba bavuga ngo umukobwa ngo yagiye mu ndirimbo cyangwa se yagiye muri filime ngo kuko yambaye sutiya cyangwa se akaba yambaye kariso ngo yabamusambanyije ko umukobwa yajya muri filime yambaye iyo kariso cyangwa se sutiya nta hantu bihuriye hari n'undi mukobwa noneho ibyo ngibyo wabyanze wanze kujya kubikora kandi iyo opportunity yayibanye cyangwa se ntayibonye cyangwa se wabo bamurwanyije cyangwa se umubyeyi we yamurwanyije ariko yamurwanyije ibyo bibazo birahari nta kazi afite wenda arangije kwiga amaze imyaka 5 cyangwa se 10 nta kazi arabona nta gike nta kiyede nta kintu biyede ngira ngo urabizi ko n'imyubakire abantu basigaye bakora amatsinda ugasanga ishansiye yubaka ifite abafundi ifite n'abayede ku buryo baterura wa mukobwa wabo baramufosa inzanza kujya muri ndirimbo yambaye ikarisi cyangwa se yambaye suve we agumyanga yambaye imyenda miremire yako bigeze nimugoroba bagiye gusambana nidufata umukobwa agiye gusambana akajya muri lodge nta mukompara na wa mukobwa wagiye akambara isutiya akambara n'ikarisi akajya gukora amafaranga ngindaza guha agaciro wagiye akambara ikarisi akambara n'isutiya agakora amafaranga akabasha kwibeshaho ntabwo ndibuze guha agaciro umukobwa wambaye yamyenda igera ku maguru akaza kwitwikira ijoro akajya mu tubari akaza kwitwikira ijoro cyangwa se akitwikira amanywa bakamanga kuri telefone akajya gusambana ntabwo ibyo bintu twabihuza sinzi wenda nimba n'abadukurikiye ibyo bintu turi buze kubihuza ako kantu wongeyeho niko keza ko ari umusazi aho kuvuga ngo mpuye n'umugabo muzima wabitekerejeho agasohoka mu nzu yambaye ubusa nkamenya ko adafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe nkamenya ko nta pressure afite nta muntu amwambuye imyenda nta yabitekereje ahubwo najya kumubreminga ibyo bintu birabindeba kandi bya bindi by'abantu byo kuvuga ngo umuntu asiga umugogo uri mu jisho rye agutogora iryundi ibyo byaba bitwaye iki nimba ari hisi iri kujya bitwaye iki isi turi kujyamo nta kintu bitwaye reka manze ngo nk'urugero impamvu tugomba kubigira intambara abayobozi bavuga ngo abantu bari kwica umuco abantu bavuga ngo bari kwica umuco nta muntu ujya kuri YouTube ngagura amamega atari umusirimu uwo muntu ngiye mubajije ikibazo iyo agiye kujya muri piscine ajyana mwikoboye ntabwo yambara mu cikopa cyangwa se akambara iyo kariso iyo ugiye ku Gisenyi abantu bose ubona cyangwa se ukajya muri piscine kuri hoteli hari umuntu wari wabona uri muri piscine cyangwa se uri hejuru ya piscine yashyize amaguru mu mazi yambaye igitenge ntabwo aba yambaye ikariso kuki tubyemera nimba umuntu ashobora kujya muri piscine nimba umuntu ashobora kujya ku Gisenyi yambaye ikariso niyo sutiya tukumva ko nta kibazo kubera ko ari koga ari imbere y'amazi kandi ni ku karubanda nk'ahandi kuki twumva ko umuntu ajya mu ndirimbo cyangwa se muri filimi yambaye iyo kariso bikaba ikibazo noneho reka twemere ko ariho isi iri kwerekeza none se nk'umukobwa ntabwo ushobora kwicara ngo witekerezeho uvuga iti ibi bintu izi nzira ngiye gucamo zishobora kuba atari ze cyangwa se atari nziza cyangwa se zitanyubahisha ukabyihorera umuntu iyo agiye kujya wenda n'urugero mu kintu runaka aragerageza akambara imyenda isa n'iy'abandi bambaye nimba ugiye gushyingirwa urambara agatimba n'ikote niko bimeze kubera iki nimba umuntu ashobora kwinjira muri piscine yambaye iyo kariso niyo sutiya kandi harimo n'abagabo atari ukuvuga ngo bagiye kubyinjiramo wenyine harimo n'abasore harimo n'iki n'abandi bagore kuki bitaba ikibazo ariko umuntu yabyambara ari gukorera amafaranga jalousie kabice njye mbyita nka jalousie ni jalousie yo ngiyo umuntu yaba ari gukora amafaranga ari buze gukira ibihumbi 10 cyangwa se ibihumbi 100 nabyo bikaba ikibazo ahubwo ni imyumvire nibyo nageze mvuga kiganiro nageze nkona ndaba hari igihe umuntu yirwanya akaba atabizi ubonye opportunity yo ko umuntu yakubwira ati ngwinuza mu ndirimbo yanjye urashobora kuba wakambara ikariso nanuza n'isutiya uzi ukorera amafaranga iminota 3 wigendera uhabwe 500 cyangwa se 200 ukabyanga ese ejo nurobura isabune ukabura amavuta yo kwisiga igihe kikagira ubuzima bw'ucanze neza nta bundi buzima ufite nta yindi ubuzima ufite ukajya mu busambanyi bako uzabugiye gusambana kubera ko nta yandi mahirwe ufite cyangwa se warayabonye urayitesha kandi nawe wowe ukubyanga ejo umuntu nagusohokana cyangwa se nawe ubwawe ugasohoka cyangwa se ukaba ufite fiance mukajyana uzinjira muri piscine wambaye ikariso n'isutiya
hoteli yose yuzuye abamama abapapa abana babo babajyanyemo, n'ubu ugiye kuri Tanganyika n'ubu ugiye ku Gisenyi ku mazi, ibyo bintu uzabikora kandi unabikore nta muntu uri bukwishyure, just ambiance. Noneho wanze gukora akazi, ese iyo ni imyumvire abantu bari kudukurikirana wenda nabo baduha igitekerezo, turikumvikana. Noneho ikiri cya kabiri, turaza gutandukanya uwo muco. Tuvuge ngo nimba hari icyabayeho abantu bakambara incanda inshabure, amabere akaba ari hanze, umuco ukaza abantu bakambara imyenda, igihe kikagira ya myenda ikabitangira guta agaciro, abantu bakambara amasutiya n'amakariso bakajya mu ndirimbo cyangwa se mu mafilimi. Why not uwo muco tutawakira abantu bagakora akazi? Kuko ntabwo ngiye iyo rushike nyumva pe. Muraho neza, twizere ko mumeze neza. Ngira ngo njye nitwa Murwanashyaka Daniel, ariko munzi nka Lionel cyangwa se Professor, biterwa n'uburyo unzi, ariko numbonye bwa mbere nyine niyo mazina yanjye mfite. Ndi kumwe na mugenzi wanjye rero, nawe nta mu mwanya akabibwira. Okay, murakoze. Nanjye uko mubizi muri filime munzi nka Keza, ariko mu buzima busanzwe nitwa Ineza Ndintwari Anwarite. Turi hano rero, ngira ngo ahangaha kuri icano nari nahakoze ikiganiro nuko nari ngiye nyine, ntabwo nari ndi kumwe na mugenzi wanjye tuvuga ku kintu kijyanye n'umuco, n'ubundi turagaruka n'ubundi kuri yasije yacu y'umuco, ariko cyane cyane turagendera noneho ku buryo abantu basigaye baba bameze, yaba muri izi social media zaje, Instagram, Facebook, YouTube se, TikTok. Turagenda tureba imyitwarire cyane cyane ariko ku gitsina gore. Niyo mpamvu rero na Keza namuzanye ahangaha, nawe ni umusesenguzi mwiza, arabizobereye, byongeye afiteho n'ubumenyi. Tugenda tuganiraho gake gake twungurana n'ibitekerezo, n'undi muntu wagira wenda se icyifuzo cyangwa se igitekerezo ashaka kuduha yakidusangiza muri comment. Rero wenda igitekerezo turibaza se wenda dufate urugero, reka dukoreshe wenda social media imwe, dufate platform imwe, dufate nka YouTube wenda n'urugero. YouTube icaho amafilimi, igacaho wenda se amakomedi, igacaho ibiganiro bitandukanye, ariko uragenda ubona ko cyane cyane ku myitwarire y'abakobwa cyangwa se y'abadamu muri rusange, cyangwa se ku gitsina gore wenda barambara uko bishakiye. Ariko mu bayobozi batuyobora, bamwe muri bo cyangwa se mu bandi bantu babirebera kuri hasi, umuntu urebye ya content akaba yakandikamo muri comment akavuga ngo isi irarangiye, ngo ibintu byacitse, igikuba cyacitse. Ngiye ku bwanjye numva nta gikuba kiba cyacitse, numva nta n'ikintu biba bitwaye. Wowe sinzi wenda uko byumva, wenda nawe uri muri ya range twavuze, wenda se mu bakobwa cyangwa se wenda mu bamama, nawe iyo range irimo ko nawe uri igitsina gore, wowe ubyumva gute? Njye rero ukuntu mbyumva, numva umwana w'umukobwa cyangwa se umumama cyangwa se urubyiruko rw'igitsina gore rutagakwiye kwiyambika ubusa, kuko numva haba harimo nko kwica umuco. Ikindi kandi ntabwo biba bigaragara neza, haba harimo gusebya bagenzi bawe, abakobwa cyangwa se abamama bagenzi bawe. Rero mba numva ari ibintu rwose bidahwitse, niko nabivuga. Wenda ndabyumva, wenda ukuvuga ngo turi gukora ikiganiro rero, ariko usa nk'uko ndi kukumva, usa nk'umuntu kunenga abakobwa wenda ushobora kugenda usanga yambaye nk'ikariso, cyangwa se yari yambaye n'ijipo ariko akayizamura mpaka ikariso igaragaye, akora ikiganiro cyangwa se agakina filimi mpaka irangiye. Wowe urabanenga cyane rwose. Uragira ati wenda baba bari kwica umuco. Ngira ngo nk'uko twabivuze bwa mbere, twasanze umuco w'igihugu cyangwa se w'ahantu runaka, ubundi bakaba bisigasirwa pe, tukabyemera. Ariko se tugende wenda ku buyobozi cyangwa se ku bakagize uruhare bagafasha ubuyobozi, umuco tukawushyigikira. Nimba abahanzi wenda dufite, wenda dufate nk'abahanzi bakora indirimbo cyangwa se twebwe dukora amafilimi, twakabaye dukina filimi y'umuco. Nimba dukina filimi, tugakina filimi z'abantu turi kwiganya abantu bo hanze, kandi akaba arizo zikundwa zitugaburira, n'igihugu akaba aricyo zishyigikira, nizo tuzakomeza gukora. Cyo turacyemeranywaho? Njye ntago mba ndi kubyumva neza. Impamvu utabyumva neza ni iyi. Reka tubare wenda n'urugero, tujye muri ka wenda y'umuziki. Abahanzi bacu n'aba ngaba bavuga ngo baririmba ngo ibishegu, ngo bakica umuco, ngo ugasanga bakoresha ngo muri clip, ngo umukobwa ngo wambaye isutiya gusa akaba yambaye wenda na sovimbe, ugasanga byabaye ikibazo. Ariko urasanga umuntu nakora ya ndirimbo ya gakondo, tubare hari abantu baziririmba, tubare nka Mani Marite, dufate nkaba ba Jules Sentore, ariko urasanga indirimbo zabo yaba kuri YouTube ntizirebwa, yaba ku maradiyo ntabwo zikinwa cyane. Bivuze iki rero? Bivuze ngo nimba leta abahanzi dufite cyangwa se twebwe dukora amafilime tugerageza kwigana abantu bo hanze, akaba ibyo bishyigirwa cyane n'abantu akaba ibyo bakunda, ntabwo ikintu cyose umuntu agikora kugira ngo abashe kugira inyungu.
ntabwo uzakora ikintu kitari buze kukungukira. Sinzi nimba iki kintu uri kucyumva. Kandi nimba wiganyije wa muco wo hanze, kandi umuco wo hanze wo kuba umuntu yakambara iyo ntuza iyo karisa y'amabere akambara n'ikarisa isanzwe, sinzajya babyita sove ntuza yo mu mabere. Aha, yakambara isutiya akaba yambaye n'ikarisa bisanzwe nyine. Ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Kandi no biraza gutuma cyajyangana cyo kiva mu gihugu kigira ahandi. Sinzi impamvu rero mu bigira big deal. Kuko icyambere nkuko twabivuze mu kiganiro cyambere, mubanze mutwumve wenda batarakirebye nubundi kiri kuri iyi channel. Twebwe twadiscussing tukavuga ngo nukubera iki nimba radio Rwanda cyangwa se radio ariyo yose nimba bashaka guteza umuco imbere. Kuki leta itabishyiramo imbaraga igatanga amafaranga ikayahereza amaradiyo ikayahereza abahanzi igashyigikira umuco ku buryo abanyarwanda bagerageza kuririmba umuco wabo nkuko abahinde nabo baririmba mu muco wabo, nkuko abayapani baririmba mu muco wabo. Igihugu kikagerageza gushyigikira wa muco, nimba indirimbo bakina kuri radio ku munsi ari nk'indirimbo 20 bagafata 16 cyangwa se 17 bakazigira zaze nizo umuco nyarwanda, zaze nizo hanze bakazigira nke. Nta muntu akongera gukora ya ndirimbo yo hanze, nta muntu akongera gukoresha video ngo umukobwa abe yambaye ubusa, nta muntu akongera gukoresha video yinyine yiganyije umuco w'ahandi kubera ko nta kintu mumariye. Twateza imbere wacu igihe kigerera bakawukunda, kandi dufite ibigo byinshi cyane byateje umuco wabo imbere urukundo. Dufate nka Ethiopia cyangwa se Ubuhinde. Ariko urasanga mu Rwanda twebwe nimba tugejeje kwiganya ibyo hanze nibyo n'u Rwanda rushyigikira. Ngira ngo n'abanyamakuru abizi bari kuvuga ikiganiro ugasanga bari kuvuga ngo amaji ngo gutwika kugira ute n'umunyamakuru. Abamama n'abana bose bari kubyumva, ababyeyi nabo barirwa mu kazi kubera ubuzima turimo, batuhirirwa dukora ntitubure n'umwanya wo kuganira n'abana. Rero njyewe nitujya kuri topic yacu turimo tuganiraho, umukobwa njyewe kuba yakambara iyo suve akambara wenda niyo sutiya akaba yajya gukora igihangano nubwo yaba film cyangwa se indirimbo, ngira umva nta kintu bitwaye. Ahubwo twakabaye tureba twavuga ngo kubera icyo umuntu yabikoze byagenze gute. Nyine nanjye ikintu nibaza ndibaza ngo kugira ngo umukobwa cyangwa se umumama agende muri social media yambaye ubusa cyangwa se yambaye imyenda nyine isebetse na buri muntu wese abibona ku buryo nyine ari bubibona. Ndibaza impamvu ituma akora ibyo bintu, iyo mpamvu yaba ari iyi. Ushaka kumbaza ngo impamvu ni iyi. Ngiye nshobora kubibona mu buryo bubiri. Icyambere cyangwa se mu buryo burenga butanu. Uburyo bwa mbere ushobora kuba ari iterambere ry'igihugu aho rigeze. Nimba u Rwanda sibyo rwari rufite umuco wenda tunahere na mbere imyenda itari yaza ngo twiganye umuco w'abazungu. Rega byatangiye kera dukora copy paste. Turumvikana barambaraga inkanda umukobwa yakora cyangwa se umugabo yabakuze cyangwa se wenda umumama bakamwambika inkanda bakagenda bakamwambika wenda mu gice cyo hasi wenda kikihishaho ukuntu wenda amaze gukora nabwo ariko bigeze amaze kurenga mu myaka y'ubwangavu. Igihe kikajya tukiganya abazungu tugatangira kuzana iyi myenda. Iyi myenda rero ugasanga aho twayikuye wa muco twebwe turimo turakora, bya bihangano turi gukora, za filimi turi gukora, za ndirimbo turi gukora copy paste hano n'ubundi twakuye imyenda. Kandi nabo yo bagiye kubikora kugira ngo binakundwe natwe tunabirebe, twese birabasaba ko nabo ubwabo ariko baba bambaye. Nimba ari wakoze indirimbo ijyanye cyangwa se filimi ijyanye n'umuco wo hanze twese twawiganyije, uragerageza wisanishe n'iki, wisanishe nyine nuko nabo babikora. Nushaka kubihindura ugashaka kubikora mu muco w'iwanyu ntabwo bari buze kubireba. Kandi n'abanyarwanda nkuko tubivuga, ubu wajya kuri YouTube ukareba iyo ndirimbo irimo umukobwa wambaye ubusa cyangwa se filimi irimo umukobwa wambaye ubusa, irebwa cyane we ni iyi, nawe urazireba. Irebwa cyane nirimo abantu bambaye ubusa. Hanyuma se kuyireba cyane urumva ntibiba biri kwinjiza nyirayo? Birinjiza. Biba biri kwinjiza nyirayo, biba biri no kumuzamura, biri kumwubakira izina. None se baba bagiye kuyireba bari kumugira inama cyangwa baba bagiye kuyireba kubera ko ari byo bikunze? Barayireba kubera ko ari byo bikunze. Rero urumva nimba babireba ariko ari byo bikunzwe, umuntu nyine agomba kubikora kuko bagiye gukora business kugira ngo bashe kubona amafaranga. Kuko nagerageza gukora bya bindi by'umuco usanzwe, nagerageza gukora bya bindi by'iwacu, nagerageza gukoresha wa mukobwa wambaye intuza ingutiya igeze ku maguru, nagerageza gukoresha umukobwa wambaye ikanzu igera ku maguru, ntabwo bari buze kubireba, nta nubwo biri buze guhabwa agaciro. Yewe yaba sibye no kuvuga ngo kuri YouTube, sibye no kuvuga nahe no ku maradiyo ntabwo biri buze gukina. Ubwo rero urumva ntabwo waza kuvuga ngo umukobwa ngo yambaye ngo nuzo ibyo ntibabigira. Cyangwa se umukobwa akagenda akambara iyo karisi cyangwa se niyo sitiya wenda n'urugero byabo, cyangwa se yambaye n'imyenda migufi cyangwa se yambaye n'imyenda miremire ariko yizamuye mpaka karisi igaragaye. Kuko twese twamaze kumenya ingusho ko ari byo abantu bareba. Uwo mukobwa we yagiye kubikora ayobeye yuko ari umuco ari kwica. Rero ikintu nabivugaho cyangwa se nakibariza abantu badukurikiye cyangwa se namwe turimo turaganira, ko wumva nyine kera abakobwa bari babaga bageze mu bwangavu
ariho babambikaga inkanda cyangwa se inshabure, ariko nazo zabaga zenda kureshya n'ikariso kuko ntawe bambikaga inshabure igera ku maguru, bahishaga iyo myanya, kandi n'ubundi mu gihe yambariye kariso cyangwa se yambaye kusutiya, uwo mwanya ntawe ubureba. None se ko icyo gihe nyine babambikaga ibyo bintu, ikindi kandi hejuru ho hatambaye, bakagira amahirwe tugatera imbere tukabona imyenda, kubera iki iyo myenda batayikoresha ngo bambare mu gihe abakera batayibonye ngo bambare, kuki bo mu gihe bayibonye batayambara nyine ngo bayibyaze umusaruro, bambare bikwiza. Birumvikana, njye mu kiganiro turi kugirana ntabwo naje mpagarariye igihugu wenda cyangwa se mvuye muri Minisiteri y'Umuco turimo turadisikasinga, ariko ngiye nk'umuntu utekereza aho ibintu bigeze, uwo mukobwa ashobora kuba yabikoze wenda bikunze, ariko nabwo akaba yabikoze ariyo mahitamo afite, wenda so watagiye gukorera amafaranga, turakumvikana, kandi ubuzima buragoye muri iki gihe, abantu benshi barababaye. Rero nimba umukobwa n'andi mahitamo afite, akaba yavuze ati nimba inzara aho kugira ngo inyice cyangwa se kugira ngo ngire ikibazo runaka, ndahitamo wenda n'urugero nambara iyo myenda ariko mbashe kubaho, mbashe kurya. Ese icyo kibazo cyo mu buryo bwo gusigasira umuco baba baragenze neza bagasanga uwo mukobwa yaragiye akabyambara ari umurengo, cyangwa wenda no kuvuga ko wenda afite ikibazo wenda cy'iyo nzara, cyangwa se ikindi cya kabiri, igihe cyarageze nk'uko bivuze ati igihe cyarageze wenda abantu yego bakambara nyine ubwo busa, yajya ku mwangavu nta muntu wambara, nta muntu ugira ute, bakamwambika wenda izo nshabure cyangwa se izo nkanda, bagapfuka nyine iyo myanya wenda myibarukiro n'urugero. None se kahisi igeze iri gusaba ko kugira ngo bya bintu bikundwe n'ubundi twambura, kubera iki abantu batakambura bashaka kambura ubusa bwose? Nje numva nta kintu bitwaye, va kuba isi twese tubyemera, kuko nimba umuntu akora content, nimba yakoze indirimbo akaba ari uwo mukobwa wambaye ubusa, akaba ari irebwa cyane, uwakoze indirimbo ijyanye n'umuco nyarwanda cyangwa se filime ijyanye n'umuco nyarwanda irebwe, mu yandi magambo bikaba bitamutunga kandi yashyizeho amafaranga ye yashoyemo, kubera iki ibyo bintu babirwanya kandi bazi ko wa muntu yakoze business akeneye kwiyuba. Noneho reka twemere ko wenda bambara ubwo busa ari ukugira babone imibereho cyangwa se ari ukugira babone amafaranga. Noneho mu gihe za bizinesi bakoreshamo ubwo busa, mu gihe zahombye wenda bakabireka, ingaruka wenda ziri inyuma y'ubwo buzima zo bazitegura gute cyangwa se baziteganya gute? Kuko ngiye ukuntu mbyumva byanze bikunze baramutse babivuyemo, byanze bikunze nyuma y'ibyo byose bazahura n'ingaruka. Ingaruka se zimeze gute? Ni ukuvuga ngo sosiyete we yakoze icyaha kintu kirebwa n'abantu, wakirebye nuko yemeye kukireba, kuko nkuko nje simba numva n'impamvu abantu badisikasinga ngo kuri YouTube ngo abantu ngo batajya gushyiraho amashusho y'urukozasoni ngo abantu bagize ute. Wemereye gufata account yawe, ndavuga email yawe, nimba ureba amakuru nibyo baguhereza. Google ibasha gutekereza umuntu ugasanga nibyo baguhereza gusa, ariko nimba utarigeze ukanda kuri bya bintu by'urukozasoni, nk'iyo video wabonye cyangwa se iyo foto wabonye y'umuntu wambaye ikariso, ntabwo Google izagira biguha, wagiye kubira ko kubikonze. Rero izo ngaruka zagira birashoboka cyane ko yavuga ngo wenda reka ndeke gukora ibyo bintu mbashe kubona amafaranga, cyangwa se reka ndeke kugendera aho isi igeze. Kandi unibuke hari ikintu abanyarwanda twirengagiza, nimba isi yaregeze hari igihe cyageze kigera ugasanga umuco nyarwanda ugaragaza ko umuntu avuka akaba yagera mu myaka 18, mu myaka 28, nabwo kandi bitewe n'ubushobozi, kuko nabo abantu baguraga inkanda cyangwa se bambaraga izo nshabure byaterwaga n'ubushobozi imiryango yabo ifite. Ntugira ngo abantu bose barabyambaraga, hari abantu babaga badafite ubushobozi bwo kubona urwo ruhu, cyangwa se ugasanga ababikora n'abayobozi, nkuko wenda n'urugero n'abana babakirusha gusanga hari ibintu bafite abakene badafite, wenda ugasanga bagenda mu modoka, bafite amagare yabo, bafite imodoka zabo, batega indege bagasohoka ibihugu, ugasanga umwana mukene ntibishoboka. Harimo n'ababirekaga kugeza banashingiye ibyo ngibyo byabayeho, ntabwo ari kuvuga ngo ni ibintu ndi kurema. Igihe cyagira haza revolution y'imyenda, imyenda imaze kuhagera turayambara dukubariza umuco. Umuntu noneho tugeze ku maguru, uribuka nimba inkanda zarageraga hano ku mavi, kuko ntabwo ari kubona uruhu uri buze gukora ukageza hasi, nabyo tubivuyeho. Tugeze muri cyagiye noneho imyenda nayo kugira ngo umuntu abashe gukora business runaka bisaba kuba yambuye. Turikumvikana kuki bibi kibazo, kandi izo revolution zose zarabaye. Igihe cyarageze abantu kwambara ubusa, ikiregera kwambara, tukaba tugeze muri generation, tukaba tugeze mu kinyejana gisaba abantu kwambura. Kuki uvuga ngo ingaruka zizaba sizo ngaruka zizaba ahubwo ari nde wambaye? Ngiye rero ingaruka numva zishobora kuba kuri abo bantu bakora ibyo bintu. Nyuma yo gukora izo video cyangwa se izo ndirimbo, izo filime, wenda sinzi, wenda ashobora kuba ari nk'umukobwa,
noneho nyuma akareka ya bizinesi yo gukora bya bihangano byo gutuma yambara ubusa. Exactly. Noneho nyuma wenda agahura ashobora guhura n'umusore, umusore akamukunda pe nawe akamukunda, ariko bajya gukora ubukwe wenda umusore akajya nko kuri YouTube agahita abona ya filime cyangwa se ya ndirimbo wa mukobwa yambaye ubusa, ugasanga barashwanye cyangwa se umusore ahise amukatira avuga ati njye ntabwo nakomezanya nawe ukora ibi bintu. Urumva niyo ngiyo ni ingaruka. Birumvikana, ariko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo wenda ntabwo Imana ikunda wenda abantu bakora neza, urumva, kurenza abandi. Urumva, abantu bose Imana irabakunda, abantu bose Imana irabakira, sibyo? Kandi ntabwo kuba wakoze icyaha ukakivamo ntabwo ari ikibazo. Ndabyumva pe, uragira ati wenda umuntu ashaka kuba ari umukobwa, wenda ajya gushyingirwa, umusore barakundanye, wenda se n'umusore reka tunasumbinga ko yabimenye pe, yarabimenye, yarabizi neza ko uwo mukobwa ibyo bintu yabikoze, yarabizi ko yabigiyemo. Igihe kirageze agiye kwereka umukobwa iwabo bacyagera wenda n'urugero nk'uko uri kubivuga, reka dufatire kuri urwo rugero ugeze, wenda agiye kumwereka nyirabukwe na sebukwe, mu yandi magambo umukobwa agiye iwabo w'umusore, bagera bagasanga ni wa mukobwa barebaga cyangwa se bageze babona ku mbuga nkoranyambaga yiyambura ubusa, nabyo birashoboka, wenda akabura amahirwe. Ariko se nimba yarabigiyemo nta mahitamo afite, nta kazi afite, ibyo kurya byabuze, nta muntu afite umufasha, akavuga ati njye reka mbanze njye gukora ka kazi kanjye kugira ngo mbashe kubaho. Ese aho yaza gupfa uwo musore yari kujyana umurambi wabo cyangwa se byari kugenda gute? Nabyo birashoboka kuba uwo musore yarahuye n'uwo mukobwa, birashoboka cyane ko bahuye kubera ko uwo mukobwa yakiniye ibyo bintu. Yataza kubikinisha gusanga batari guhura, kubera ko n'umukobwa yari kuba yaracakaye, akaba se umuyaya se, akaba ibintu byinshi cyane, akandagara, akifata nabi, akajya mu busambanyi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Turakumvikana. None kuba yarabigiyemo ikibazo kizaba ikihe? Ese iyo ataza kubijyamo byari kumugendera gute? Ubuzima bwe bwari kuba yari kubaho gute? byari kuza kurangira. Njyewe ukuntu mbyumva, ndumva mu mirimo yose iri ku isi ntabwo umuntu ashobora kwicara ngo abure bizinesi yindi yakora atari kwambara ubusa. Nese ubu ngubu abatambara ubusa ntibafite imirimo bakora se? Njye rero numva rwose ibyo bintu nta maci rwose, nta hantu bihuriye no gushomera cyangwa se ndabyumva kubura ikintu bakora. Abatambara ubusa ntabwo babuze icyo bakora, kuko buri muntu wese agira umurimo we. Rero reka dufate wenda nimba mu buzima tubamo hagomba kuba umuntu wubaka, hakaba umuhereza ariho twita umuyede, hakaba nyirinzu, hakaba ucuruza ibikoresho, hakaba umupasiteri, hakaba abigishwa, hakaba abadiyakoni, hakaba impinja, hakaba abagore n'iki. Ese uwo muntu watabikoze kandi umuhamagaro wowe wenda n'urugero ushobora gusanga ko ari ugukina filime, kandi filime agiye gukina ikamusaba kugira ibyo bintu, ese ubuzima bwo twabubamo twahagarika imiziki cyangwa se tugahagarika amafilime mu rwego kugira ngo duce bya bintu bizatuma abantu bandagana? Oya, wenda ntabwo mwabihagarika cyangwa se ngo mu bice, ariko ntabwo njyewe ibyo bintu ntabwo mbyiyumvira. None se njyewe hari ikintu njyewe nshaka kukubaza, nimba nk'uko tubivuga nyine buri wese agomba kugira umurimo we, noneho tuzafata umwanzuro tureke gukora izo ndirimbo, tureke gukora amafilimi, ngo ni ukugira ngo wenda ikibazo kitaza kuba umuco, kandi uwo muco wacu twakabaye tuwushyigikira. Umuntu ukoze ibintu bijyanye n'umuco bikarebwa cyane, byamara kurebwa bikamuhesha amafaranga, nawe akagira indi bizinesi cyangwa se umushinga akora, none ibyo bintu iyo abikoze ntabwo birebwa. Ariko yaba yakoze nk'icyo kintu bikarebwa cyane, urumva nibyo bimuhereza umusaruro. Tubireke? Oya, ntabwo navuga ngo mubireke, ariko nanone abantu babikora bakabigabanya, kuko ntabwo birebetse neza. Ikindi kandi abandi bakobwa cyangwa se wenda abamama ntabwo bakunda kubikora. Dufatire urugero ku bakobwa, abandi bakobwa bari inyuma ya kamera, batari muri ibyo bintu, batari muri ibyo by'amafilime by'indirimbo, bo bumva ko baba bari kudusebya. Twebwe tutabikora bari kudusebya, kuko umukobwa ashobora kugenda imbere ya kamera akambara ubusa, ugasanga buri muntu wese aramubonye, yahura n'undi mukobwa hanze akavuga ati uyu mukobwa ashobora kuba ateye nka wa wundi twarebye, ugasanga nyine arimo aradusebya. None se wenda ikibazo wenda twavuze ni nkuko yajya kwa nyirabukwe, cyangwa se wenda ugasanga bibaye ikibazo, wenda buza amahirwe yo kuba yabona umugabo kandi umugabo yamukundaga yagira gute. None se ndashaka kubaza ikibazo kimwe, uwo mukobwa ataza kujya muri ibyo bintu,
wenda nta yandi mahitamo yari afite, nta bundi bushobozi yari afite, nta kindi kintu ari gukora gisanzwe, nta kintu yari kugira ute. Uwo musore we bari guhura akavuga ngo weragiye kugenda kumwerekana kwa nyirabukwe cyangwa se kwa sebukwe, iyo ataza gukora ibyo ngibyo cyangwa se abariho cyangwa se aba yarabayeho mu buhe buryo. Wenda ntiyari kubura izindi nzira acamo kugira ngo abeho. Ntago kuba atari gukora iyo video cyangwa se ibyo bindi ntabwo byari kumubuza kubaho. Byanze bikunze yari kubaho kuko n'ubundi saha yiwe itageze, ikindi yatakoze n'ibyo ngibyo n'izo video yari kubaho, nta kintu yari kuba. Ariko video zo kuzikora zo ntabwo ari ikibazo kubera ko nizo abantu bakora nkuko twabivuganye. Ariko ngewe ikibazo ngiye mvuga ntabwo ikibazo ari ko umukobwa yakambara isuti cyangwa akambara ikariso akajya muri video runaka ya filimi cyangwa se wenda akajya mu ndirimbo runaka. Kuko nimba umuntu ukoze iyo ndirimbo abantu ari byo bakunda, ari zo bareba cyane, ari byo byinjiriza umuntu, kandi umuntu ajya gukora business bashaka amafaranga. Ntabwo ajya gukora business kugira ngo ashimishe abantu, ngo akore filime ya Kinyarwanda cyangwa se indirimbo ya Kinyarwanda ibashe kumwinjiriza, kuko nashura amafaranga akayikora muri ubwo buryo nta musaruro ari buze kubona. Aho kantu turi kukumvikana. Rero urumva nimba nta musaruro ari buze kubona akakora ibyo ngibyo, iyo busi irashoboka. Turi kumvikana. Ngewe ikibazo mfite ni iki ngiki. Birashoboka cyane ko uwo uravuga ati wenda yajya no mu bindi akagira ikintu akora, akajya wenda se gushaka kandi kazi mu bundi buryo, ariko ntabwo ibyo bintu yagiye gukora ari byo byiza kurenza ku kazi yari yabonye. Ibyo byose ashobora kuba yaragiyemo kubera nta yandi mahitamo afite. Wenda se yagiye gushaka akazi akakabura, yagiye kugira utese akagerageza ibintu byose bikanga, akabona iyo busiyo niyo ngiyo. Kandi noneho ikiri cya kabiri, nimba hari igihe cyose kigira abanyarwanda bose bakaba bari aho ngaho, akagenda bakambarisha bure nabwo kandi hasi amabere ari hasi, ari umuco nyarwanda uwo nguwo wabayeho no ku bami bacu mbere yuko twiganira iby'abazungu tukambara. Kubera iki tutakakira nk'abanyarwanda ko ahisi igeze kugira ngo abantu bakore, kubera ko nabo ubwabo nibyo bakunze kubona umukobwa wambaye ubusa, bakunze kubona umukobwa wambaye iyo kariso, bakunze kubona umukobwa wambaye iyo sutiya gusa. Twabyakiriye bikaba nk'akazi nk'akandi, kuko wa mukobwa ntabwo turi buze kumugiranya na wa mukobwa wahisemo kwanga kubyambara akambara bya bintu birebire. Umunza tukamubona nk'umukobwa muzima, ariko ninjoro kubera ubuzima ari mubi akaza gufata umwanzuro akagenda akajya gusambana akamuha icyo gihumbi. Ari uwo mukobwa wagiye akambara isutiya n'ikariso agakora akazi ke bakamuhemba umushahara wenda w'ibihumbi 100 cyangwa se 50 cyangwa se ibihumbi 10 ku munsi, ubwo urumva ku mushahara w'ibihumbi 300, ari no wagiye gusambanira igihumbi ahantu hihishe muri lodge cyangwa se akajya gusura abakobwa. Uri mukuri cyangwa se uri umusore ugiye gukunda, wakundana? Nakunda wa undi bahemba amafaranga menshi. Yego urakoze. Urakoze cyane. None se nawe bitekerezeho, hari amahitamo n'abakobwa babiri. Reka tubare ko abo bakobwa babiri nta ubusiyo bafite. Hari umukobwa umwe ufite wabuze ubusiyo, nta kazi afite, nta kintu ari gukora, nta bundi bushobozi afite, nawe ntiyanze kujya mu bintu urumva bimuhesha inyungu, bimuhesha n'agaciro, narangiza ajya gukora bya bintu n'abantu bari buze kudiscussinga, kuko kugeza uyu mwanya ntabwo abanyarwanda bari babyakira. Babona umukobwa wambaye ngo suve, bakabona wambaye isutiya ari mu ndirimbo cyangwa se muri filime runaka, bakumva ko umuco wacitse, byayobye, ngo ni discipline, ngo ni umuntu udafite umuco, udafite iki. Turikumvikana? Bakabaye babyakira nk'ari akazi. Abo bakobwa babiri, umwe nta kazi afite, nta ubusiya afite yo kuba yaba mu buzima arimo, undi nawe nta ubusiya afite yo kuba mu buzima arimo, ageze amahirwe umwe abonye akazi kamusaba kujya mu ndirimbo cyangwa se muri filimi, akagenda yambaye isutiya n'ikariso. Undi abuza akazi, noneho ubusiyo yanze kujya muri ya filimi cyangwa se muri ya ndirimbo ngo yigaragaze, wenda agaragaze ko yambaye isutiya n'ikariso, agiye gusambana. Uri kwangiza ubuzima bwe ninde? Agiye gusambana bamuhaye igihumbi, mu gihe wagiye mu ndirimbo bamuhaye nk'ibihumbi 700. Uri mukuri ninde wowe ko bwawe ubyumva? Uri mukuri. Ufasha abakobwa babiri bashyize aha ngaha. Urabona urubyiruko rw'u Rwanda dufite ikibazo cyo kuba dufite ubushomeri. Nta kazi dufite, imyanya yaragabanutse. Twagiye dufata urugero kwenda kubameya, wenda tukabati wenda bameya akazi utubarameya ari 30, kandi abameya bazamariho imyaka 5. Nimba warize ibyo bintu bya leadership cyangwa se bya administrative, biragusaba gutegereza imyaka 5. Niba muha indi manda akagira imyaka 10, biragusaba gutegereza imyaka 10. Nimba kariya yawe warize kuba wenda wajya muri leadership ukabameya cyangwa se gitifu, n'abagitifu niko bimeze. Ngira ngo urabizi ko n'inzego z'ibanze zose zitora nyuma y'imyaka 3 nyuma y'imyaka 5. Ubo aba bantu bose n'abashomeri. Dushyigikire ko umukobwa wacu azambara ibintu bigera ku maguru mu nzira, twese tukamubona twaba umukobwa umeze neza, ijoro ryagera akajya gusambana mu tubari cyangwa se wenda mu maroji cyangwa se iki, kandi ku manywa twamubonye nk'umuntu mwiza. Cyangwa dushyigikire ko umuntu yajya gukora akazi, kuko ka kazi impamvu turi kugakora, nta umuntu aramutse akoze filimi irimo umukobwa wambaye ikariso n'isuti ntirebwe,
ntabwo yakongera gukora indi. Ndabeshya? Umuntu akoze indirimbo irimo umukobwa wambaye ikariso cyangwa se isutiya ntirebwe, ntabwo yakongera gukora indi. Uwo mukobwa ugiye kubikora baramuhereza 10,000 mu mubiri we, nta kibazo, ntiyigeze ajya gusambana, nta ndwara ari buze gukura mu myanya we, ari buze kwandurira mu ntuza muri iyo mibonano mpuzabitsina, nta nda ari buze gutwara, nta kintu biriza kwangisha ubuzima bwe, kuko bya bintu bikoze nk'akazi. Bamuhera 10,000 ku munsi cyangwa se 100,000 ku kwezi. Undi wagiye gusambanira 1,000 ashobora gukuramo inda, ashobora kwandura sida, ashobora kwandura mburugo, ashobora kwandura ibindi bintu bimwe atazi, ashobora kugira risk yo gukubitwa. Dushyigikire ko abakobwa bacu bambara ibirebire kubera ubushomeri bagiye gusambana mu tubari, cyangwa se dushyigikire ko abana bacu ibyo bintu bakora nimba ari akazi tugomba kukubaha, tukamenya ko umukobwa wacu yagiye mu kazi, ahubwo tukishira nk'ababyeyi tukamugira inama. Ati nubwo wagiye mu kazi bikore nk'akazi kaguha amafaranga ubashe kwiteza imbere, ariko bikore nk'akazi ntibikujyane mu bindi. Kuko umukobwa wambaye ikariso mu ndirimbo cyangwa se muri filime ntabwo bivuze ko arangiza gukora ibyo ari gukora ngahita asambana. Icyo ntabwo ari cyo kivuze. Turacyemerana? Ariko byanze bikunze narangiza kaka bishobora kuzamwangiza mu bwonko bitewe n'ako kazi akora. Bikamwangiza mu bwonko mu buhe buryo? Njye ntabwo ibyo bintu mbyumva pe. Umuco ndawemera pe, ndawushyigikiye. Wena mfite n'umwana nanjye akazaniye ubusiyo sinayimuha, ariko nta bundi bushobozi mfite, ntafite ubushobozi bwo kumuvuga ngo umwana wanjye ku bushobozi mfite genda ujye gukora iki kintu, ngende gucuruza ikintu cyangwa se icyo hasi ndagutunga, nuramuka kugeza n'ikibazo nzashyigira, ntafite ubushobozi bwo kukikavaringa. Njya kugira mu mushyigikire. Reka dufate abakobwa babiri nibo kandi aribo tuganiraho. Rero n'uganira ko abakobwa bafite ubusiyo iwabo, bafite ibiryo, umukobwa ufite akazi, umukobwa ufite iki. Hari ibintu bibiri, hari umukobwa ugomba kwambara isutiya, undi akambara isutiya n'ikariso, akajya mu ndirimbo akamuha amafaranga akayacyura. Kuko kujya muri iyo ndirimbo cyangwa se kujya gukina iyo filime ntabwo bivuze ko agomba gusamba, sibyo? We yagiye mu kazi. Dufate na wa wundi wambara ibintu birebire nimugoroba akajya gusambana mu tubari cyangwa se mu maroji, bitewe nuko nawe ari muri ya ubusiyo cyangwa se muri bwa buzima butamwemera kuba yabaho uko byifuza. Cyangwa se muri abo bakobwa babiri ari uwambara nyine iyo sutiya niyo wambara yakarisa akajya mu kazi agakorera amafaranga agataha atasambanyijwe, nta ndwara ashobora kwambara, adashobora kubyarira iwabo, adashobora kubyara umwana atateganyije, adashobora kugira uti. Dufate n'umukobwa wambara imyenda miremire, barahari. Umuntu akaba rwose mu rugo muri karitsiye yitwara neza, yambara ibintu birebire, ubona ari umuntu w'imfura, afite abana abitaho, ariko ijoro ryagera akajya gusambana. Abo bantu bashyigikira abandi. Ese kugira ngo dushyigikire umuco, dushyigikire uwuhe? Wenda ntabwo nashyigikira uwo muntu witwikira ijoro akajya gusambana cyangwa se kuryamana n'abagabo cyangwa se n'abasore. Nashyigikira uwo nguwo uri gukora akazi, ariko nanone yamara gukora ako kazi wenda ashobora gukora nk'ukwezi kumwe, niba bamuhemba ku kwezi cyangwa se ku cyumweru simbizi, yamara ashobora guhita akuramo amafaranga, igishoro cy'ibintu runaka, ashobora guhita, niba yaragiyemo ari amafaranga akurikiye, ashobora guhita avamo agashaka undi murimo akoramo muri ya mafaranga yakuyemo, akazamuka ariko adakomeje wa murimo bwo gukomeza nyine yiyandarika cyangwa se exactly. Aho ngaho turumvikana, ndabyumva. Ariko njyewe impamvu nk'iyi topic wenda mba nyitekerezaho, ariko nkajya kuri kote negatifu, ntabwo ari ukuvuga ngo ngomba nshaka ngo ikiganiro ngo kigire cyangwa se kigire ute. Turabizi neza urubyiruko rw'u Rwanda, urubyiruko ni rwo rwinshi, kandi noneho akazi ni gake ugereranyije n'abantu bakeneye akazi. Ushobora gushyira umwanya hariya abantu ba purayinga bakava ku mwanya umwe bakagera ku myanya 1000. Ntabwo rero njyewe ndi buze gufata umuntu nimba tubasha gukora ibihangano ugasanga ibikunzwe ni bya bindi birimo wa mukobwa wambaye nyine uko turi kuvuga yenda yambaye isutiya akaba yambaye n'ikariso, abantu barakomeza babikore kuko ubwanyu namwe muri kubireba murimo murabitiza imbaraga, sibyo? Nimba rero abantu bari kubira akabitiza imbaraga, nyiri kubikora kinjiza, ntabwo ari buze kuva ahantu ari kumuha amafaranga uri kubikora. Ariko none kubera iki umukobwa kumva ko ngiyewe simbishyigikiye pe, ariko ahisi igeze, aho igihugu kigeze, urubyiruko turashomye. Wabyemera utabyemera turashomye. Kubera iki twumva ko umuntu wagiye mu kazi akambara iyo suvi yarangiza akambara iyo sutiya? Kuki dutekereza ingaruka kuvuga ngo wenda ngazasiba ngazahura ngo na mwene wabo ngabantu bazagenda bamuvuga bagira ute? Uwo mukobwa wagiye mu kazi uri buze guhembwa 10,000 ku munsi cyangwa se 20,000 cyangwa se 1000 bingahe, kandi yagiye nta yandi mahitamo afite. Kuki turi kwanga ko abakobwa bacu bakora cyangwa se bakiteza imbere, ahubwo bya bintu
twicaza abakobwa bacu tuvuga ati rero dore ahisi igeze mbere twere twageze aho basogokuru na basogokuru bacu bivuga ko bambaye izo nkanda mugapfundura amabere wenda se abakobwa tukagenda igihe basogokuru bakagenda se abanyakuruza bakagenda bambaye nyina amabere ntibiteze ikibazo akagenda yambaye izo ncabona nazo kandi imbere inyuma akabona kameze ukuntu kari hanze igihe kiragira revolution irahinduka tuza kwambara twebwe imico yacu ababyeyi bacu badutoza kwambara imyenda tukikwiza turabyambara none ahisi igeze nimba umubyeyi yarahagwa umwana 8 akabasha kumuha ahantu azubaka inzu akamuha n'azahinga akakora bya bintu bizatunga umuryango we mu gihe atari yabona ubushobozi bwo kwigurira ibye ubu uyu mwanya ugasanga umubyeyi ari kubyara umwana n'itegeko rya leta rivuga yuko umwana atagomba guhabwa 8 wari ishuri siko bimeze bivuze ngo umubyeyi abyara abana 8 ugasanga nanjye no kubana 8 nta muntu ashobora guha metero 2 bivuze ngo umuntu wese ari kwirwanaho ubushomeri buriho muvoma y'igihugu ingendo uburyo abantu bitwara uburyo ibintu byakabaye bimeze byarahindutse ikintu wenda n'abantu bose barakibona kubera iki tutafata umwanzuro ababyeyi bagafata umwanzuro igihugu kigafata umwanzuro kikababwira ati nimba ugiye gukina filime bigasaba cyangwa se indirimbo bigasaba ko ugomba kuba wambaye iyo sutiya wambaye iyo kariso ari akazi ugomba kumenya ko ari akazi ugatora amafaranga yawe bakamugira inama nk'izo bagira inama wa mukobwa wiriwe wambaye yajipo ndende yakanzu ndende ariko nimugure ukajya gusambana bitewe n'ubuzima bamo kuki uwo muntu mutamugira inama agakurira amafaranga akabasha kwiteza imbere yishikazajya bya bintu akabivamo cyangwa se akanabyubaka bikamutunga nabyo birashoboka kubera iki tubigira ikibazo nese ubundi wenda reka nk'uku mwebwe turi kuganira reka wenda tubashyire mu cyiciro cy'umukobwa umwe muri babandi babikora ngiye ikibazo nababaza niba mwaragiye mwako kazi wenda mwabuze amahitamo birumvikana mwabuze akandi kazi hanze nta yandi mahitamo nta kindi kintu mwakora mukajyamo mukabona murinjije ukwezi kumwe kubera iki mutahitamo bivamo kuko mwabigiyemo nta yandi mahitamo atari ukubikunda ari ukugira ngo mwibonere amafaranga kuki mutajyamo nyine ngo mubone amafaranga wenda ari ku rwego rwo hejuru mwifuza mwarangiza ngo mubivemo mushaka iyindi business mukoramo muri ya mafaranga mwakuyemo ahubwo mukabikomeza mukabigira umwuga none se ibyo bintu uvuga biranumvikana pe ntabwo abantu bose bashobora kujya mu ndirimbo bakorera amafaranga bakomeza ari byo bakora ashobora kubikora akabivamo akajya mu bindi birashoboka ariko nk'uko twatangiye tubivuga bivuga ko buri muntu wese afite uko azabaho afite ibintu bizamutunga ntabwo abantu twese twakora ibintu bimwe niyo mpamvu umuntu umwe amana ukundi akazamuka kugira ngo wenda umwe akemure ibya ruguru undi ajye gukemura ibyo hepfo bidatunganye aho kantu turi kukumvikanaho rero icyo ngiyewe mvuga cyangwa se ntekereza kubera icyo uwo mukobwa nimba ibyo bintu tuzi ko yabigiyemo ari akazi wenda tubaye umugore wanjye kariya ye wenda ni umunyamuziki ni umuntu ukoresha mu makiripe mu miziki nyine yambaye iyo sute yambaye n'ikariso ndabizi neza ko ari akazi ndabizi neza ko arangije kubikora amafaranga yazana mu rugo tukabasha kuyakoresha tukakemuza byo mu rugo tugatera n'imbere kubera iki nshaka kumukura mu kazi kamutunze kandi mbizi neza ko yagiye ntaho bihuriye no kuba yagira y'abantu bakoranye indirimbo abantu bari gushutinga abantu bari gutera indirimbo wenda tuvuge ko wenda yagiye kanshi inyuma nta hantu bihuriye kuba yanciye inyuma nta hantu bihuriye kuba asambana nta hantu bihuriye kuba yava akiba nta hantu bihuriye kuba yaroga umuntu k'ibyo bintu ari akazi bimutunze kandi nanjye bikaba biza bikansapotinga urugo rwanjye why not nabimukuramo kuki nabimukuramo kandi nta kintu bitwaye ari akazi ushobora kubimukuramo kugira ngo ukomeze ushyigikire umuco hoya ntabwo tureke kuvuga ngo umuco wo waracitse kuko twatangiye tuvuga ku kiganiro cya mbere twakoze abatarebye hano kuri icano hariho ikiganiro cy'umuco kivuga ngo ese umuco ni bande bafite uruhare mu muco nyarwanda cyangwa se ni bande bakabaye barugiramo uruhare twadisikasinze tugerageza kuvuga uburyo umuco wakaba ushyigikirwa ariko ukaba udashyigikirwa nimba abahanzi dufite cyangwa se abantu bakora amafilime umuntu adashaka gukora filime y'ubwami kuba katazabona yanzu y'ubwatsi kuba ko igihugu kitazamutera inkunga kimuha amacumu kuba ko igihugu kitazamutera inkunga nimba akeneye umudugudu w'ibyatsi igihugu kimufasha kubyubaka kuko ntabwo azabishobora nubwo yaba afite umushinga nubwo yaba afite filime ashobora kwandika igihugu gishobora kuba kitamufasha n'urugero nimba umuntu yakoze indirimbo yiganyije abantu bo hanze ugasanga niwe uhawe umwanya cyane ugereranyije n'abakoze indirimbo ya kinyarwanda ubwo umuco ntabwo ushyigikiwe kandi ku mpande zombi yaba ku babyeyi yaba ku bayobozi yaba n'abaturage muri rusange natwe ubwacu kuko turi muri ya revolution yo kwigana iby'abandi akaba ari byo dushaka gupestinga ahangaha kugira ngo turebe ko twazamuka
turebe ko izamura ryazamuka. Bivuze ko rero nitujya gushyigikira umuco wacu aho ugeze, twatangiye abakobwa cyangwa se ba nyogokuru na ba nyogokuruza cyangwa se ba sogokuruza bacu bambara ubusa, agakura akagenda agahinga, akajya guhiga, akajya kugira ute yambaye ubusa, yambaye izo ncabure cyangwa se wenda n'urugero ibintu runaka bihishe wenda iyo myanya ariko n'inyuma ukaba bigize nta kintu bitwaye. Iyo kiragera haza revolution y'imyenda. Revolution igeze rero bitewe n'ahantu iterambere rigeze, bitewe n'ukuntu urubyiruko ari rwinshi kandi ruri kubura akazi, bitewe n'ahantu sibye n'urubyiruko n'abapapa n'abamama bari kubura akazi, isi iri muri ratujyana kuba twakora igishoboka cyose tukabasha kubona amafaranga. Kubera iki muvuga ngo dushyikire umuco? Turashaka gusubira muri wa muco wa kabiri, muri revolution ya kabiri. Kandi revolution ya kabiri kuva kujya muri revolution ya gatatu, nge ntabwo mbifata nk'ikibazo. Sinzi nimba wenda point yanjye abantu n'abantu bakurikirana ikiganiro turi kuyumvikana cyangwa se turi kuyivugaho rumwe. Ntabwo numva uburyo ari ikibazo. Kandi umuco ahantu uri kujya uradusaba nyine kuba umukobwa kugira ngo ibintu bikundwe, nyine gukora bya gihangano bikundwe, agomba kuba yambaye iyo sutiya, yambaye n'iyo kariso. Kubera iki avuga ngo agomba kubivamo kugira ngo ashyigikire umuco? Wewe wenda sinzi uburyo uri kubyumva, ufite impamvu zawe, urumva, ariko nawe mfite impamvu zanjye. Wenda reka dufashanye, wenda nshobora kuba ndi kubivuga mu buryo abantu batari kubyumva cyangwa se abantu bakumva ko ngiye ndi kurwanya umuco. Nge ntabwo ndi kurwanya umuco, urumva. N'umuntu ashaka kwibaza wese ari mushiki wawe cyangwa se mama wawe cyangwa se umugore wawe cyangwa se umwana wawe byagushimisha, ntibyanshimisha pe. Ariko se nabwo nabyakira ryari? Nabyakira mu gihe nta yindi ubusiyo mfite, nta buryo mfite bwo kuba namukemura ibibazo afite, nta buryo mfite bwo kuba nanjye ubwanjye nakemura ibibazo mfite, kandi noneho niko kazi kabonetse yagenda akagakora. Ariko njyewe icyo mvuga nuvuga ngo aho isi igeze, nimba twaraciye mu gihe abantu bambaye inshabure cyangwa se izo nkanda, amabere wenda ari hanze, ubu ngubu igihe kikagera revolution ikaza indi myaka, tugomba gufata igihe aho kigereye. Imyaka ikaza, imyenda ikaza, abantu bakikwiza. Ubu ngubu tukategeza muri revolution yo kumva ko noneho urumva baracyafite n'agahenge ko kuba yakambara yakariso agashyiraho n'akagihari, agashyiraho n'isuti, urumva. Oya yubiseka none se ibintu bisanzwe, n'isuti agashyiraho n'iyo kariso. Urumva niho revolution iri kutujyana, nibwo buzima turi kujyamo. Ariko njyewe ntabwo ndi buze gushyigikira ko umukobwa yego bwakabaye ubuzima bugenda neza, igihugu umuntu afite opportunité, umuntu afite uburyo wenda nimba umuryango ukennye, igihugu hari uburyo kimufasha kandi akabasha kubaho neza, akabasha no gutunga nabo yabyaye, nabo bakabaho neza mu buryo buri standard cyangwa se budget leta ikaba yateganyije ikavuga ngo umuntu utishoboye, umuntu ufite uburyo niki, leta irabafasha pe. Abatishoboye hari uburyo leta ibafasha, hari ibintu ibafasha, ariko ntabwo ibafasha mu buzima bwa buri munsi. Ishobora kugufasha inzu, ishobora kurihira mituweli, ariko sinzi ko buri munsi yakuzanira ibiryo. Sinzi ko buri munsi yagufasha ikagenda umwana nimba wenda umwenda w'imbere wacitse ije kumugurira. Nimba se wenda nk'uwo mukobwa wawe umufite, wenda sinakenera ibikoresho wenda yagiye mu mihango cyangwa se wenda yakeneye zikotegise, ngo leta izizi kugurira. Kandi birashoboka ko umubyeyi mu gihe harimo bitewe n'ubuzima arimo adashobora kubigura. Rero uwo mukobwa nimba ari muri iyo ka, reka dufate uwo mukobwa, tureke no kubanza kubigira akazi cyane, tureke gushyira akazi imbere. Dufate umukobwa ari muri bwa buzima, hano ashobora no kujya mu mihango ntabone isuti, akaba yakibindisha nk'urubindo, cyangwa se wenda n'urugero agashanyira umupira we akaba ari wafura akawibindisha. Abo bariho mu cyaro barahari. Hari utazi ibintu bya kotegisi, ugenda agashanyira umupira ushaje akaba ari ushaje, kuko mwiza ushanyuye atabona undi, akaba we yibindisha, cyangwa se agashaka urubindo rusanga igitenge cyanyina gishaje, cyangwa se igitenge cye, cyangwa se ikote rya si yashaje akaryo wibindisha. Umukobwa nibwo buzima arimo. Turikumvikana. Noneho dufate no abakobwa wenda batubageze babiri. Umukobwa umwe abonye opportunité yo kuba bamubwira ati ambara suve, wambare wenda niyo sutiya, uze tugushyira mu ndirimbo tuguhereza 300. Mu by'ukuri uwo mukobwa ntabwo ari buze kuva mu ndirimbo bamusambanyije, kuko nta hantu bihuriye. Kuba yakoze akazi akaba yagiye mu ndirimbo yambaye iyo sutiya, yambaye iyo kariso, nta hantu bire no kuba avuga ngo umukobwa ngo yagiye mu ndirimbo cyangwa se yagiye muri filime ngo kuko yambaye sutiya cyangwa se akaba yambaye kariso ngo yabamusambanyije. Ko umukobwa yajya muri filime yambaye iyo kariso cyangwa se sutiya, nta hantu bihuriye. Hari n'undi mukobwa noneho ibyo ngibyo wabyanze wanze kujya kubikora, kandi iyo opportunité yayibanye cyangwa se ntayibonye, cyangwa se iwabo bamurwanyije, cyangwa se umubyeyi we yamurwanyije. Ariko yamurwanyije, ibyo bibazo birahari. Nta kazi afite, wenda arangije kwiga, amaze imyaka 5 cyangwa se 10, nta kazi arabona, nta giki, nta kiyede, nta kintu biyede. Ngira ngo urabizi ko n'imyubakire abantu basigaye bakora amatsinda, ugasanga ishansiye yubaka ifite abafundi, ifite n'abayede ku buryo baterura. Wa mukobwa iwabo baramufosa inzanza kujya muri ya ndirimbo yambaye ikarisi cyangwa se yambaye suve,
we agumya ngaho yambaye imyenda miremire ariko bigeze nimugoroba bagiye gusambana. Nidufata umukobwa wagiye gusambana akajya muri loji, nta mukompara na wa mukobwa wagiye akambara isutiya akambara n'ikarisi akajya gukora amafaranga. Nge ndaza guha agaciro wagiye akambara ikarisi akambara n'isutiya agakora amafaranga akabasha kwibeshaho. Ntabwo ndibuze guha agaciro umukobwa wambaye ya myenda igera ku maguru akaza kwitwikira ijoro akajya mu tubari, akaza kwitwikira ijoro cyangwa se akitwikira amanywa bakamwanga kuri telefone akajya gusambana. Ntabwo ibyo bintu twabihuza. Sinzi wenda nimba n'abadukurikiye ibyo bintu turi buze kubihuza. Turukumvikana. Noneho ikiri cya kabiri turaza gutandukanya uwo muco. Tuvuge ngo nimba hari icyabayeho abantu bakambara incanda, inshabure, amabere akaba ari hanze. Umuco ukaza abantu bakambara imyenda. Igihe kikagira ya myenda ikabitangira guta agaciro abantu bakambara amasutiya n'amakariso bakajya mu ndirimbo cyangwa se mu mafilimi. Why not uwo muco tutawakira abantu bagakora akazi? Kuko ntabwo ngiye yurushike nyumva pe. Okay, noneho reka twemere ko ariho isi iri kwerekeza. None se nk'umukobwa ntabwo ushobora kwicara ngo witekerezeho uvuga iti ibi bintu izi nzira ngiye gucamo zishobora kuba atari ze cyangwa se atari nziza cyangwa se zitanyubahisha ukabyihorera. Ndabyemera ushobora kubireka. Ndabyemera ushobora kubireka, ushobora kubitekerezaho, waba wumva ufite andi mahitamo ukabikora. Ariko se nk'ubu ngubu ibintu abantu barwanya, leta irabirwanya, ababyeyi barabirwanya, urubyiruko rurabirwanya, buri muntu wese ushyize muri logique wumva ko ibyo bintu ntabwo ari byo cyangwa se ntabwo byakabaye bishyigikirwa. Turikumvikana. Ariko noneho aho isi iri kujya, aho iterambere riri kujya, cyangwa se ayo mahitamo iyo choice wakabaye yigira ukavuga ati kakira nanye mu gaciro ndaho gukora ibi ngibi ngiye gukora ibi ngibi. Wenda nubwo twari tuvuga ngo ubwo bugende cyangwa se ibyo bintu runaka ntibishoboka kubera ko wenda n'urugero abantu bose birasaba nimba chance yubaka harimo abafundi, harimo engineer, harimo n'abayede, ugasanga abantu bose barijyanira kugira ngo zabinjiremo bagwa akazi kuri ibyo bihumbi 200 wenda by'ubuyede cyangwa se icyo gihumbi cy'ubuyede ntabwo bizakunda. Nongera gusaba akazi depoza nubwo waba warize ntabwo kukazi uzakabona kubera ko harimo abandi bantu. Nkuko twari dufata ingiro kubameye uzasanga meya azagomba kuzamura imyaka ingahe 5 ayobora. Turi kubyumvikana ibyo ngibyo turi no kujyana. Urumva nta yandi mahitamo ufite ntaki. Iyo choice uzayigira gute? Urumva nimba hari choice ebyiri, hari inzira ebyiri. Dufata abakobwa bacu tubabwira ati mureke kwambara isutiya n'ikariso mujye mu ndirimbo cyangwa se mu mafilimi mukorera amafaranga mubashe kwibesha kuko byo nta hantu bihuriye no gusambana. Cyangwa se duhitamo tubambika imyenda miremire n'ibijyanye n'umugoroba tubabwira ati ngo mugende mujye mu tubari mujye gusambana, mwitaba amatelefone abasore babahamagara mujye gusambana muzana amafaranga. None se njyewe nababaza ikibazo. Mbaza ikibazo nta kibazo. Ikibazo nshaka kubabaza kiragira ati twemere twebwe abanyarwanda twese twemere dushyigikire babandi bajya kwambara ubusa mu mavideo mu ndirimbo tubashyigikire ubundi dukomeze twice umuco. Urakoze kumbaza iki kibazo cyiza. Njyewe reka nkubwire ku ruhande rwanjye sibyo ko nawe ndi urubyiruko naranize pe n'abanyeshuri twiganye ndabazi ariko mu banyeshuri twiganye abafite akazi nimbarwa sibyo sibye no kuvuga ngo nge nabo twiganye n'abandi banyize imbere n'abanyize inyuma n'abandi bize mu bindi bigo akazi karabuze. Icyo si cyambere. Ikiri cya kabiri isi turi kujyamo igihugu gifite umutekano nta kintu gituma abantu bahangayika, abantu bakeneye ambiance, bakeneye kwishima. Ni niyo mpamvu bari gukunda ibyo ngibyo by'abantu bambaye ubusa kurenza uko bakunze ibintu bibafitiye akamaro. Ngewe rero ndamutse mbaye nka minisitiri w'umuco mbaye nk'umuntu ufite ububasha bwo kuba nashyiraho itegeko abantu bashobora kugenderaho, ntabwo narwanya umuntu wambaye isutiya akambara ikariso akajya mu ndirimbo cyangwa se muri filimi kuyikora. Ubanza unyumve neza kuko iyo umuntu mubujije ikintu mu yandi magambo yaramutse icyo mubujije ari ubwa mbere kimubayeho agira curiosity cyangwa se tekereza cyane kwibaza kubera icyo umuntu ambujije ikintu. Siko biba bimeze mu buzima. Bivuze ngo umukobwa ashobora kuba yambaye isutiya akambara ikariso akajya mu muziki cyangwa se muri filimi nta kintu byari bimutwaye, ariko watangira kumubigira big deal, comment zaba nyinshi bigatuma atekereza ibyo bintu kandi we yabigiyemo ari akazi. Mu yandi magambo rero nta burenganzira bwo guha abantu bwo gukorera amafaranga kandi nta bundi buryo bwo gukorera amafaranga buhari. Umuntu akaba yihangira imirimo nimba umuntu hanze imirimo akakora indirimbo ariko iyo ndirimbo kugira ngo ikundwe bikamusaba ko agomba kuba yambaye ikariso cyangwa se kuba ari buze gukina umukobwa wambaye ikariso. Icyo natanga igitekerezo ni ikirero. Ngenda mutse mfite ubushobozi bwo kuba nashyiraho itegeko cyangwa se ngatanga igitekerezo kikumvikana. Natanga igitekerezo kimeze gute?
natagitetse navuga ati umuco tuwusigasire, uwambara yambare, ahubwo nk'uko iyo uri mu rugo ugira imyenda yo kwambara uri mu rugo, wajya kuva mu rugo ugiye mu isoko ukagira imyenda ujyana mu isoko, kubera ko ntabwo uri buze kugenda mu isoko ngo wambaye nk'imyenda wari gukorana mu rugo mu gikoni ukubura ugira uti, ukagira imyenda ujyana mu rusengero, ukagira imyenda ushobora kujyana mu kazi, ukagira imyenda ushobora kujyana mu bukwe, ukagira imyenda ushobora kujyana, kuko umugeni yambara agatimba, turabizi, umusore akambara ikote, yava yakambara imyenda isanzwe, wajya mu kazi runaka ukambara imyenda. Nagira inama abantu yo kwambara iyo myenda bitari ibintu bisanzwe. Nisinzabona umukobwa nje nacyo ariteganya nkavuga ati ibyo bintu biremewe, abakobwa bambara amasutiya bambare n'amakariso, ariko sinzabisikane n'umukobwa wambaye iyo kariso cyangwa se sutiya mu nzira. Ariko nimba ari mu ndirimbo, ari muri gahunda y'akazi, nimba se ari gukora ibintu bishobora kumesha amafaranga mu buryo cyangwa se ubundi, nje numva nta kibazo cyaba kirimo. Urumva nta kibazo cyaba kirimo? Njyewe numva nta kibazo cyaba kirimo, kuko tugomba kuba akazi k'umuntu. None se nimba umukobwa azajya mu ndirimbo cyangwa se akajya muri filime yambaye iyo kariso n'iyo sutiya, bikaba ikibazo. Kubera icyo umugeni azajya gushyingwa akambara agatimba ntibibe ikibazo. Kubera impamvu bitazaba ikibazo kuko yambaye agatimba. Nta hantu agatimba gasebetse. Hari ahantu agatimba gasebetse? Nta agatimba gasebetse, ariko niba ukambaye wenyine. Wenda nushake wenda tubishyire yego mu muco. Icyo nshaka kuvuga impamvu nkubwiye icyo kintu, nuko nshaka kumvisha yuko buri muntu wese na kari yarimo. Ni nkuko n'umuganga yambara itaburiye, ni nkuko wenda hari ibintu byo gukora ukambaraga, ni nkuko hari ahantu ujya kujya bitewe n'ukuntu ari kurutega imodoka. Nimba umuntu yambaye iyo kariso akaba yambaye iyo sutiya ari mu kazi, exactly yugenda utange comment ngo umuntu ngo yambaye isutiya, ngo yambaye ubusa, ngo yambaye iki, yabwambaye ari mu kazi my friend. Ntiwegeze umusanga mu rusengero yambaye ikariso. Ahubwo nge numva ko umukobwa yakica umuco yambaye ikariso niyo sutiya mu rusengero, yakica umuco yambaye ikariso niyo sutiya mu isoko. Ariko nimba yambaye imbere ya kamera nibyo yego, nubwo abantu bazabibona, uzarebera iyo ndirimbo mu rugo cyangwa se ahantu runaka cyangwa se mu modoka birumvikana, ariko yarari mu kazi icyo gihe. Ntabwo ibyo bintu nge nabi blaming. Njyewe ndamutse mbaye minisitiri w'umuco cyangwa se nkaba umuntu ushobora kuvuga rikijyana bikumvikana, ntabwo nshobora kuvuga ngo abakobwa ngo bakora indirimbo bambaye, kuko abazikoze bambaye ntabwo zirebwa. Dufite abahanzi benshi cyane bakora indirimbo hano mu gihugu nka Tom Close n'abandi, indirimbo zabo zitarebwa kandi ari indirimbo nziza zikora ku mutima, zigira ute, zirimo abakobwa bambaye ibyo ngibyo muri kuvuga. Dufite abantu bakora indirimbo runaka ariko zidakunzwe, ariko abakoze izo ngizo zigakundwa. Rero nimba ari hisi igeze, nimba nawe ubwawe uvuga ngo iyi ndirimbo kuba ifite wenda se umukobwa yambaye muri ubwo buryo biraza gutuma uyikunda, njye ntabwo najya ngo mbirwanye. Ahubwo njye nababwira, nkongera nkabwinshiza nk'umwana wanjye, nkamugira inama nkabwira ati rero mwana wanjye ugomba kwitwara ngutya, ugomba kwirinda ibi, ugakora ikintu watekerejeho. Ikintu nimba ufite impamvu yo kugikora bikore nyine. Ikibi nuko wabikora nta mpamvu. Tekereza umukobwa yambaye ikariso akambara n'iyo sutiya akagenda mu nzira, ntari mu kazi, ntibiri bumwinjirize, abari mu burina, ibyo waba wishe umuco, ngufashe nagufunga. Ariko nimba abyambaye ari mu kazi biri buze kumwinjiriza, yuza kublaminga abantu. Ibi ngibi ubuyobozi cyangwa se bari kubivuga, bari kuvuga bisa na bya bindi abantu bavuga ngo umugore ngo yariye ngihene ngamera ubwana, ngo umugore ngo nta mugore ngo wicara ngo mu bagabo ngavuge. Ni uburyo bwo gusenya abakobwa bacu aho kugira ngo bajye gukora akazi babone amafaranga babeshaho, bakora imishinga nabo babashe gutunga abana cyangwa se abana bazabakomokaho babaho. Ni uburyo bwo kubashyiramo ideology yo kubumvisha yuko bo badakwiriye akazi. Ariko mu by'ukuri ko umukobwa yambaye ikariso akaba yambaye iyo sutiya ari mu kazi, nta kibazo kibirimo. Rero ukuntu mbyumva bishobora gutangira gutyo babyambara bari mu kazi, amaherezo no bikazanakururuka, ukazajya ugenda mu muhanda ugahura n'umukobwa wambaye gutyo. Nta kibazo pe, ndabyumva pe. Ibyo ngibyo wenda leta ishobora no kubyemera, ugasanga no mu muhanda barabyambaye. Ariko si kuba umukobwa yaba yambaye ikariso nawe yambaye iyo kariso niyo sutiya mu muhanda ho, atakugonze atagukubise nawe utamukubise, nta hantu bihuriye, byaba bigutwaye. Ahari ntabwo bikubangamiye, aha kandagiye ntabwo ukandagiye, ibyo agiye kugura ntabwo arabyishyuye, ibyo bitwaye iki? None se reka mbabaze, iyo wenda muri kugenda nko mu muhanda mugahura, mushobora kugenda mu muhanda mugahura n'umugabo w'umusazi wambaye ubusa, ntago ari we ugira isoni, ahubwo ntago ari mwebwe ntimuhita mwumva mugize isoni. Ariko ako kantu wongeyeho niko keza, ko ari umusazi. Aho kuvuga ngo mpuye n'umugabo muzima wabitekerejeho agasohoka mu nzu yambaye ubusa, nkamenya ko adafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe,
nkamenya ko nta pressure afite, nta muntu amwambuye imyenda, nta yabitekereje, ahubwo najya kumubreminga, ibyo bintu biba bindeba. Kandi bya bindi by'abantu byo kuvuga ngo umuntu asiga umugogo uri mu jisho rye agutogora iryundi, ibyo byaba bitwaye iki? Nimba ari hisi iri kujya bitwaye iki? Isi turi kujyamo nta kintu bitwaye. Reka manze ngo nk'urugero, impamvu tugomba kubigira intambara. Abayobozi bavuga ngo abantu bari kwica umuco, aba bantu bavuga ngo bari kwica umuco, nta muntu ujya kuri YouTube ngo agura amamega atari umusirimu. Uwo muntu njye mubajije ikibazo, iyo agiye kujya muri piscine ajyana mwikoboye, ntabwo yambara mu cikopa cyangwa se akambara iyo kariso. Iyo ugiye ku Gisenyi abantu bose ubona, cyangwa se ukajya muri piscine kuri hoteli, hari umuntu wari wabona uri muri piscine cyangwa se uri hejuru ya piscine yashyize amaguru mu mazi yambaye igitenge, ntabwo aba yambaye ikariso. Kuki tubyemera? Nimba umuntu ashobora kujya muri piscine, nimba umuntu ashobora kujya ku Gisenyi yambaye ikariso n'iyo sutiya, tukumva ko nta kibazo kubera ko ari koga ari imbere y'amazi kandi ni ku karubanda nk'ahandi, kuki twumva ko umuntu ajya mu ndirimbo cyangwa se muri filimi yambaye iyo kariso bikaba ikibazo? Ese dushyigikira ko abakobwa bacu babura kujya gukorera amafaranga kubera ko akazi kabuze? Dushyigikire ko bava muri bwa buryo bwo kujya gukorera amafaranga ngo nuko yambara isutiya n'ikariso, tumushyigikire ajye yitwikira ijoro, yambara imyenda miremire ajye gusambana? None se kuki turwanya ibintu kandi hari ahandi hantu biba? Uwo muyobozi uri kuvuga ajya muri piscine, umuyobozi uri kuvuga afata urukereragendo akajya muri za Tanganyika, yageze yakuramo imyenda ye yose akambara iyo myenda y'imbere, iyo mu cikopa agakuramo no hejuru. Umukobwa wenda sinzi uko abadukurikiye babyumva, ariko njyewe ukuntu mbyumva rwose na n'ubu ngubu nta kintu mwakora ngo n'abadukurikiye baduha igitekerezo. Iyo umuntu ajya kujya muri piscine ari umumama cyangwa se ari umukobwa, cyangwa se agiye kujya Gisenyi ari ku mazi, yambara isutiya akambara ikariso akajya mu mazi, umuntu umubonye ni ku karubanda, ni ku musozi, nta kintu bimutwara kubera ko arabizi ko ari kuri piscine cyangwa se ari kuri ayo mazi. Umuntu iyo agiye kujya wenda n'urugero mu kintu runaka, aragerageza akambara imyenda isa n'iy'abandi bambaye. Nimba ugiye gushyingirwa urambara agatimba n'ikote, niko bimeze. Kubera iki? Nimba umuntu ashobora kwinjira muri piscine yambaye iyo kariso n'iyo sutiya, kandi harimo n'abagabo, atari ukuvuga ngo bagiye kubyinjiramo wenyine, harimo n'abasore, harimo n'iki n'abandi bagore, kuki bitaba ikibazo? Ariko umuntu yabyambara ari gukorera amafaranga, jalousie kabice, njye mbyita nka jalousie, ni jalousie iyo ngiyo. Umuntu yaba ari gukora amafaranga ari buze gukira ibihumbi 10 cyangwa se ibihumbi 100 nabyo bikaba ikibazo. Ahubwo ni imyumvire. Nibyo nageze mvuga kiganiro nageze nkona, ndaba hari igihe umuntu yirwanya akaba atabizi. Ubonye opportunity yo ko umuntu yakubwira ati ngwinuza mu ndirimbo yanjye, urashobora kuba wakambara ikariso nanuza n'isutiya, uzi ukorera amafaranga iminota 3 wigendera uhabwe 500 cyangwa se 200 ukabyanga. Ese ejo nurobura isabune ukabura amavuta yo kwisiga, igihe kikagira ubuzima bw'ucanze neza, nta bundi buzima ufite, nta yindi ubuzima ufite, ukajya mu busambanyi, kuko uzaba ugiye gusambana kubera ko nta yandi mahirwe ufite, cyangwa se warayabonye urayitesha. Kandi nawe wowe uri kubyanga, ejo umuntu nagusohokana cyangwa se nawe ubwawe ugasohoka, cyangwa se ukaba ufite fiance yawe mukajyana, uzinjira muri piscine wambaye ikariso n'isutiya, hoteli yose yuzuye abamama abapapa, abana baba babajyanyemo, n'ubu ugiye kuri Tanganyika, n'ubu ugiye ku Gisenyi ku mazi, ibyo bintu uzabikora kandi unabikore nta muntu uri bukwishyura, just ambiance. Noneho wanze gukora akazi. Ese iyo ni imyumvire? Abantu bari kudukurikirana nanda nabo baduha igitekerezo, batubwire ngo ibyo bintu birakwiye. Kuki twarwanya umuntu uri gukorera amafaranga wagiye muri video? Kandi ikintu tubanza kumvikanaho, nta hantu bihuriye kuba umuntu yagiye muri video yambaye iyo kariso n'isutiya bihuriye ko umusore ari buze kumukora ku ibere, cyangwa se ari buze kuva muri iyo ndirimbo ajya kuryamana n'umuntu. Nta hantu bihuriye, byo nakazi. Nabyo birashoboka, ariko nabyo n'ubwumvikane. None se ambiance nta kintu ahisi igeze, natwe ubwacu turabizi ibyo nta hantu bihuriye. Uramutse wabitekereje nturwaye, no mukobwa mugiye kuryamana ntarwaye, nawe ubwo nta kibazo ufite, mukumvikana n'umuntu mukaryamana, ntago ari ibintu big deal. Ikibi nuko wamufashe ku ngufu cyangwa se akagufata ku ngufu, cyangwa se akaba bikoze bitewe nuko wagiye mu ndirimbo, ariko abikoze mwabyumvikanye, ibyo ntabwo ari ikibazo, ntago ari ikibazo. Ariko nta naho binahuriye no kuba nyine ari buze kubikora, kuko nta hantu bihuriye ko umukobwa waje gukina film cyangwa se wagiye muri video yambaye iyo kariso n'isutiya kari buze gutaha yasambanyijwe. Nta naho binahuriye ko natanabikora akambara iyo myenda miremire, nta hantu bihuriye byo ko n'ubundi nimba afite ibibazo nta yindi ubuse afite biri buze kumubuza kuza kujya gushaka ahantu ajya gusambana kugira ngo abashe kubona amafaranga. Bivuze iki? Umuntu aremenya, umuntu nimba yatekereje ikintu nta mpamvu yo kuza kukirwanya. Ntimuzabe mugira jalousie kuvuga ngo umuntu ngo yagiye
ngo yambara ngo isutiya, ngo yambara n'ikariso, ngo ajya muri filimi cyangwa se mu ndirimbo, kandi mu gihe numubona muri hoteli ari muri pisine yambaye iyo kariso n'iyo sutiya nta kibazo ari buze kubigiraho, numubona ku Gisenyi yasohotse yambaye iyo kariso n'iyo ntuza nta kibazo ari buze kubigiraho. Ariko ngo naza kujya mu ndirimbo cyangwa se akajya mu ntuza muri filime yabyambaye ari gukorera amafaranga, biraza kuba ikibazo. Iyo ni jalousie. Ibyo ngibyo ntaho bitaniye no kuba abantu baravuga ngo umugore ngo ari ngo narya ihene ngaramira ubwanwa, ngo nta mugore ugomba kuvuga. Ni uburyo bwo gutesha abakobwa bacu agaciro, ahubwo bakababuza kujya gukorera amafaranga, aho kugira ngo bicare bababwira ati mwana wanjye niba ujya gukorera amafaranga bikaba gusaba kwambara iyo sutiya n'intuza, n'ubundi inama z'umubyeyi zikaza zimeze nk'iza wa mukobwa wambara neza. Umubyeyi akugira inama avuga ati nuramukora rero ugiye kubikora bikaza kugutuma upanika umutwe wawe ukajya mu busambanyi, uraza kuhakura swati indwara, uraza gukuramo inda, uraza gukuramo ibiki. Izo nizo nama ababyeyi bakabaye bagira ute babwira abakobwa bagiye gukora ibyo bintu nk'uko babibwira na wa mwana witonze cyangwa se umeze neza. Njye nicyo gitekerezo cyanjye. Ubwo kuri mwebwe twanzuye ko buri mukobwa wese yemerewe kujya muri filime cyangwa se mu ndirimbo akagenda rwose agakora video yambaye. Exactly. Njye nubwo na shitani n'Imana byakiyunga bikantumira wenda ngo mbyunge bakaza kugira ukambaza iki kibazo, njye nababwira ati uri Imana nawe uri shitani. Umukobwa wambaye isutiya n'ikariso agiye gukorera amafaranga nta hataniye n'umukobwa wambaye ikariso n'isutiya akinjira muri pisine cyangwa se akajya mu mazi. Bose ndabashyigikiye, ahubwo kugira dushyigikira umuco nitwemerewe wenda n'umukobwa bitekerezo ntiwambare ikariso n'iyo sutiya ujye mu muhanda cyangwa se mu isoko mu gihe isi itari yatera imbere. Ariko nabwo ariko isi imeze wabikora kandi nta n'ikintu byaba bitwaye. Nimba umukobwa yambara isutiya n'ikariso ye akiba ari kugenda mu muhanda nawe ukajya mu muhanda wawe, muri buza kubisikana ntagukubite, nawe ntumukubite, ntumufate ku ngufu, ntugire uti. Ibyo bintu byo guparika ngo arahita atuma abantu batekereza cyane ngo birakurura ubusambanyi, biragira uti. Hasambana umuntu wabitekereje, ntabwo hasambana umuntu ngo uko wabonye umuntu yambaye imyenda. Bigenze gutyo mu matelefone yacu dufite, nimba ushobora kureba filimi y'umuntu wambaye neza ukayirangiza, ukaba wumva kureba umukobwa wambaye isutiya n'ikariso biguhangayikishije, biranashoboka no mu matelefone harimo za opsiyo z'amaporono n'ibiki, n'ubundi nabyo wabireba. Nase ubirebye wahita ufata abagore bose ku ngufu, umugore wese muwe wamukubita hasi. Ibyo nta hantu bihuriye. Ibintu byose rero umuntu apfa mu mutwe bitewe n'imitekerereze ye, bitewe n'uko ari gutekereza. Ntabwo umuntu apfa mu mutwe ngo nuko ikintu runaka cyabaye. Tureke kubuza abashiki bacu, tureke kubuza abamama bacu, tureke kubuza abagore bacu kujya gukorera amafaranga ashobora kuza agafasha umuryango, ngo ni imyumvire. Iyo myumvire irapfuye. Tukumvikana kuko nitubuza umukobwa kujya gukorera amafaranga, ejo akabura amavuta, ejo akabura ubusiyo n'imwe, nawe ukaba udafite ubushobozi bwo kumufasha. Ubusiyo azambara ya myenda miremire ku manywa, nibigera nijoro ajye mu kabari ajye gukora amafaranga. Azambara ya myenda miremire we nimba ubishaka, ariko umuntu wamamaga kuri telefone agenda musambanye, kandi n'amafaranga muhaye ntangane nayo wa wundi yakoreye. Noneho agataha ari muzima, nta muntu wamusambanyije, agataha nta ndwara yanduye, agataha nta ndafite, agataha atisha ubuzima bwe, agakomeza ari umukobwa nk'uko yari ameze. Murakoze cyane.